nta burere nigeze mbona bw'umwana ari mu muryango, njye ntabyo nigeze mbona, nta n'ibyigeze bimbaho, kuko uwakodeshwaga amezi atandatu ugahita utangirana n'ubuzima. Nazengurutse ahantu henshi, nazengurutse Kicukiro, nazengurukanye n'undi mwana twabanaga, turi kwaka amacumbi ahantu hose muri Kicukiro muri Niboye, tugenda twaka amacumbi hamwe bakaducumbikira, ahandi ngo muri abacengezi, bari mu gihe cy'abacengezi, biriya 2009 yari muri icyo gihe, abantu bakakikanga kuko twari n'abana none tutanafite n'indangamuntu, bakavuga ati se mwaba muri ibisambo, usanga umuntu naducumbikiye, tugahagarika imodoka mu muhanda, mwagiye kuducumbikira, ubwo buzima bwose twagiye tubunyuramo, tugahagarika abagenzi, se mwagiye kuducumbikira. Bari abana bagera muri 4-5 babaga mu kigo bavukanye, ariko yababwiraga, yabahezaga ubuhamya buvuga yuko ise na ba nyina papa we yishe, yari interahamwe, ariko yaza gusanga iwabo bagasanga bose barabishe, ahubwo bagasanga umuryango wose barawumaze. tubahaye ikaze abakurikiye Delias TV, nk'uko mumaze kubimenyera, twebwe turi televiziyo icisha ubuhamya bw'abana mu by'ukuri batazi inkomoko yabo, mu buryo bwo kugira ngo turebe ko hari icyahinduka, hari amahirwe yagaragara, umuntu akaba yabona umuryango we. Ariko si icyo gusa, kuko tunakorera ubuvugizi abana bafite ibibazo bimwe na bimwe, ushobora kuba warabuze umuryango wawe ariko n'ahandi mu bindi buzima bitagenda neza. Rero mu buryo bwo gufashanya, ni muri ubwo buryo tubikora, ufite icyo arusha undi akaba yabasha kumufasha. Rero turi kumwe n'undi muntu nawe araza gutangira twibwira, wenda ku giti cyanjye ngenda muzi, ariko yaza gutangira yibwira abadukurikiye. Tubahaye ikaze. neza kubabwira, nitwa Ikunda Samuel, mu busanzwe ndi imfubyi, ariko iyo imfubyi itazi neza ibyatumye iba imfubyi, ni amateka ajimije cyane, ho ndagenda nyabakiramo kugira ngo mugende muyamenya, mumenye uburyo byagiye bigenda gahoro gahoro. Nangiye wenda n'izingiye mu magambo, njyewe nakuze nisanga mu muryango w'umugabo n'umugore, nubwo nabashije kubamenya simbazi ubu ngubu, kuko igihe cyagiciyeho ni kinini cyane. Icyo gihe hari mu mwaka w'94-95 gutyo, nibwo nabanaga n'umugabo n'umugore, ariko nabashije kumenya amazina yabo. Nyuma yaho muri urwo rugo naje gukura, ngira imyaka nk'itatu, ngira muri garidiyene baranangiza, mara nk'ukwezi kumwe ndi kumva yuko ariko namaze, bahita banjyana mu kigo cy'imfubyi, mpita nangirana n'ubuzima bw'ikigo cy'imfubyi. Ni ukuvuga ngo wagiye mu kigo cy'imfubyi ubizi? Nagiye mu kigo cy'imfubyi, ntabwo nagiyeyo mbizi, kuko deja baje barantora banjyana mu kigo, ariko mu kugenda mu kigo njyewe nari nzi nyirizina, najyanyeyo n'umuntu wanderaga, njyanwa n'uwari umukozi wa minisiteri yitabye Enoch, ubu yarapfuye nawe ukiriho. Njyanwa n'uwo mugabo wanderaga muri urwo rugo, ngera mu kigo babanza bakora icyo bise registration, baranyandika muri icyo kigo, mpita nangirana n'ubuzima bw'ikigo. Ikigo cy'imfubyi cyabaga? Ikigo cy'imfubyi cyabaga aho bita mu Rugarama. Mu Rugarama ngo ni muri Nyarugenge, ni muri Nyarugenge, mu karere ka Nyarugenge. Ubu ngubu mu murenge wa Nyamirambo ndatekereza, niho icyo kigo cye gituye, yari muri Rugarama n'ubundi. Ubwo nyine ninjira mu kigo baranyandika, ndi umwana w'ikigo, ariko kugeza n'izi saha aho byaje kumera nk'aho bicangana, aho nakomeje nkurikirana ubuhamya bwanjye,
nkomeza no gushakisha, nashatse kugendera ku buhamya cyangwa ku byo banditse mu kigo kugira ngo ngeremo, nibyo n'iki gihe bikiri kubura. kukivuga ko bigutanga kugutanga nuko byabuze cyane. Ntabwo biri kubura, ahubwo nyiri kubigira ntabwo ari kubyerekana. Uwari uri mu kigo wabafashe cyangwa wari ugikuriye? Uwari ugikuriye n'ubu ngubu ariho, ariko ntabwo abyerekana. Ntabwo yerekana basi ngo tugendere kuri ba bantu banderaga, wenda tugendere ku myirondoro basize bananditse n'aho bananyweye, kugira ngo umuntu ahere ko ashakisha. Nicyo kibazo kirimo kugeza muri aka kanya. Nimba mbyumva neza, ikigo uzi aho cyari giherereye ariko amazina yacyo ntuyazi se? Icyo kigo bakitaga Amidoro. Amidoro ubwo ni Ami des enfants, nyine babishyize mu magambo ahinnye, ubundi yari Amidoro. Ni Amidoro ariko mu magambo arambuye bakise Ami des enfants. Hanyuma se wakigezemo ufite imyaka 3 nk'uko uri kubivuga, wamazemo igihe kingana iki? Ubuzima bwaho bwari bumeze bute? Nakigezemo mfite nk'imyaka 4. Nakigezemo nyizamo, naje ndi kuri moto, umukozi wa minisiteri atwaye moto wanderaga aneruye kuko nayo nyiri umwana muto ntabwo no kubasha kwicara kuri moto, nazanye n'uwanderaga w'umugabo agenda aneruye, banjyana mu kigo. Mu bigaragara byose nari mfite nk'imyaka 4-5. Kugeza kuri izo saha rero, nimara kugera mu kigo bakora na registration, byabaye ngombwa yuko maze gukura nangirana n'ubuzima bwo gushaka kumenya umuryango wanjye n'inkomoko yanjye y'aho nkomoka. Bamaze igihe kingana iki mu kigo? Bamaze igihe kinini kuko nagiyemo muri 1996 na 7. Icyo kigo cyasenyutse muri 2004, ukumva hashize igihe kinini cyane gisenyutse, ariko amwe mu makuru cyangwa any information umuntu ashaka gushaka yose ayishakira muri cya kigo yabanjijemo bwa mbere. Nanjye niyo mpamvu ngenda y'iteka ryose mbaza na nyiri ikigo wari waragishinze, nkamubaza amakuru yanjye, rimwe na rimwe akayanyima, akambwira ngo arabitse, cyangwa nanamusura akambwira ngo ndamutunguye, kumva nyine ibintu bidasobanutse, ukumva amakuru nashaka kuyerekana. Kandi naje gusanga atari njye gusa ufite icyo kibazo, ku bana babaye muri icyo kigo turi n'abana bose muri rusange bafite icyo kibazo cyo guhishwa amakuru y'inkomoko y'aho bavuye, kandi bigizemo uruhare na nyiri ikigo. Reka wenda tuba tugishyize ku ruhande ndaza kukigarukaho. Ndashaka kumenya urugendo rw'ubuzima bwawe, kurumva kugeza 9 kane ikigo cyari kimaze kuvaho. Nicyo gihe waviriyemo muri 2004, watangiye ubuzima bumeze bute? Wahise ujya kuba he? Ndashaka kumenya kuvaho icyo gihe cya 2004 uko urugendo rw'ubuzima bwawe mu by'ukuri rwakomeje. Ikigo nubwo cyasenyutse, mu bigaragara byose twe tukiri abana ntabwo cyasenyutse ngo tuhite tujya hanze bino bisanzwe. Cyasenyutse tuhita twimukira mu kindi, kuko hari ibyo kitari cyujuje, hari ibisabwa kitari cyujuje, no gufatwa abana birakonto, byabaye ngombwa ko bagisenya badushyira mu kindi. Ni ukuvuga ngo mu gihe wenda nkanjye nitanzeho urugero, mu gihe twavuye mu bigo by'imfubyi dutanzwe mu miryango, mwebwe siko byagenze, mwavuye mu cyo mwabagamo babashyira mu kindi. Icyo kindi cyari ikigo? Icyo kindi bakitaga La Cité de la Miséricorde, ni ikigo cy'ababikira. Kiri Kicukiro, bakita ababikira ba Kana Yesu. Ubwo icyo ngicyo nacyo nakibayemo, nimaramo imyaka 5, tuhita tujya mu buzima busanzwe. Ubwo mu buzima busanzwe badushyira mu miryango. Byari 2000 na kangahe? 2009. Ubwo nari nyimazemo at least imyaka 5. Aho rero ndikumva kugenda ubizamo neza. Hanyuma 2009 birumvikana ko wese ujya kuba mu miryango. Uko byagenze? Ntabwo twebwe nk'uko bamwe basezereye bajya mu miryango, ntabwo twebwe bari bakuru bari budushyire mu miryango, ahubwo twarakodesherezwe dutangirana n'ubuzima bwo hanze. Ni ukuvuga ngo mwe mwakodesherezwaho kuba mutangira ubwo buzima bwo kwibana. Ni ukuvuga ngo ntabwo mwigeze mubona bwa burere bw'umwana agira ari mu muryango? Nta burere nigeze mbona bw'umwana ari mu muryango,
njye ntabyo nigeze mbona, nta n'ibyigeze bimbaho, kuko uwakodeshwaga amezi atandatu ugahita utangirana n'ubuzima. ni ukuvuga ngo urabona nkatwe mu by'ukuri nayo mpamvu ngewe iyo mvuga amateka yanjye ndavuga ngo nta cyo kwicuza gihari, kuko ubuzima twaba twaranyuzemo ubwo ari bwo bwose bwo kubabazwa, bwo guteraganwa, ukava ukajya aha ukava ukajya aha, ejo waraye aha ejo waraye aha. Ku rundi ruhande rw'ubyumva yumva ari umubabaro n'agahinda n'iki umwana yahuye nabyo, ariko nanone biba mu buryo bumukomeza, akiga imirimo yo mu rugo, akiga ikinyabupfura mu bantu, uko umwana yifata mu bandi, uko yifata ari imbere y'ababyeyi. Urabona twebwe nko mu miryango hari ibintu bagenda bagira, ukamenya igihe cyo gutahira, urabibona, ukamenya ya mico iba mu rugo. Ni ukuvuga ngo mwebwe nta byabayeho, nkurikije uko ni kubyumva, ukumva mwavuye mu bigo mujya gukodesherezwa, amezi atandatu yashira mugakomeza ubundi buzima. Ni ukuvuga ngo atandatu yararangiye rero mutangira rwa rugendo rwo kwirwanaho amaguru cyane, kuko mu bigaragara byose twari bakuru. mwari mushoboye iki se ko ariyo matsiko ngero? Mwari mushoboye iki ko mutabanje mu miryango ngo mugire ibyo muhigira? Burya umwana iyo yakamiritse amenya no gushakishiriza ahandi. Mwe rero ndumva mwari mugifite n'ibyo bintu byo mu kigo se byagenaga bite? Ibintu mwarabyikoreraga kwimesera kugira iki? Mu kigo ngiye kuva namenya ibyo nakuze nikurije, kuva no mu kigo navuyemo ndi kuri kote, no mu kigo nareraga abandi bana, njya no hanze. Tugeze mu buzima bwo hanze bwo ngubwo bwo gukodesha amezi atandatu yo gutangira ubuzima, icyo gihe nyine byari uburyo bwo kugira ngo umuntu agire ute, bimutegure kuba hanze, bimutegure kuba hanze, nawe agerageze kwishakamo ubundi bushobozi, cyane yuko ngo bibakwigisha iki, ngo bakwigisha uko uyirobera. Sinzi neza uko uwo mugani bawuvuga, ariko kugira ngo uhereze umuntu ifi ayirya ayibonye ku isahane, wamwigisha kuyirobera. Ni muri ubwo buryo, ni muri ubwo buryo nyine natwe nyine baradukodeshereza, dutangirana n'ubuzima bwo hanze, turagerageza natwe gushakisha, cyane ho yuko iyo ugeze mu buzima bwo hanze ubanza kugucanga nk'umuntu warerewe mu kigo, none utazi n'abantu hanze, none ugiye guhura n'abantu bashyashya, biba bicanganye cyane, ubuzima burakugora. Hari aho ugeraho amafaranga akabura, ukageraho nturye, ukageraho ukarwara, ibyo byose nyine ugerageza kubyihanganira. None se wabicagamo twebwe ndarubwo twateraganwaga iyo ngiyo, ariko byibura hari ubwo wararaga ku rugo rw'umuntu ariko akagira n'izo mbabazi warwaga kuvuza. Mwebwe byari bimeze bite? Njye mu busanzwe nyine nageze kuri kote amafaranga y'inzu arabura kubera kutamenyera sosiyete cyangwa n'ubundi buzima uhinduye. Hari igihe bunagucanga, guhindura ubuzima byaranshanze, mburayo inzu, biba ngombwa yuko njya kwaka amacumbi. Nazengurutse ahantu henshi, nazengurutse Kicukiro, nazengurukanye n'undi mwana twabanaga, turi kwaka amacumbi ahantu hose muri Kicukiro, muri Niboye, tugenda twaka amacumbi hamwe bakaducumbikira, ahandi ngo muri abacengezi. Bari mu gihe cy'abacengezi, 2009 yari muri icyo gihe, abantu bakatwikanga kuko twari n'abana, none tutanafite n'indangamuntu, akavuga ati se mwaba muri ibisambo. Usanga umuntu naducumbikiye, tugahagarika imodoka mu muhanda, mwagiye kuducumbikira. Ubwo buzima bwose twagiye tubunyuramo, tugahagarika abagenzi, se mwagiye kuducumbikira. Ariko sinzigaye nibagirwa umunsi hari umuntu umwe wigeze aducumbikira hariya Kicukiro, tugenda turaharara, dutangira ubuzima nyine gutyo, dukomeza n'ubuzima bwo gushaka ubundi buzima bwo kubaho. Muri icyo gihe se mu by'ukuri uravuga urugendo rw'ubuzima bwawe nyabwo nduhuza n'urwanyu, urabizi hari ibintu rwose umwana akenera. Icyo gihe rwose njyewe ndumva ngifite amatsiko, byagenze bite? Urabona kwiga wari ubikeneye kandi bifite icyo bisaba,
byagenze bite ko mbizi ko wize? ya nyuma yaho nk'ubwo ubuzima bwaje kunshanga ngeze mu buzima bwo hanze, sinahagaze aho, nakeneye icyo bise izindi mbaraga, biba ngombwa ko mpura n'umuntu arangije ishuri ndiga, ndangiza segonderi, ariko nawe yari mu rwego rwo kugira iki, rwo gufata abana, yamara kubafata akabashakira abaterankunga bakababwira muri ubwo buryo. Ubu njye narigiye ishuri n'abaterankunga babaga hanze, ariko n'abazi we sinzi ukuntu nabigenzaga, gushakira abaterankunga akazakurihira ishuri ariko utabazi utazi ngo ninde unsapotinga cyangwa ninde umfasha, ntabwo icyo wumva ni uko wabonaga urihiwe ishuri. We nyine yari nka trick yakoreshaga kugira ngo utazaca no ku ruhande ukaba wajya kugira ibyo uvuga, ukaba wajya inyuma mukaba mwabonana cyangwa mukaganira. Hari abantu bameze nyine, hari umuntu umuhereza ubuhamya bwe, yamara kubuhereza ubuhamya bwe akiri umuterankunga muri ubwo buryo, yarangiza akabicisha ku ruhande nakwereka izina, akaba yakubwira atandikira umuterankunga wawe, wamara kumwandikira wowe agahita agira uti akaza kuzuzaho amazina ye, yanze akabyohereza wowe, ukaza kubona sapoti yawe yaza ari amafaranga y'ishuri, harimo n'ay'inzu n'iki byose. Icyo gihe ntabwo wabyitagaho cyane, ni ishuri. Ni muri ubwo buryo nyine narangije ishuri, tuhita turangizanya muri ubwo buryo, kuko uwo muntu donc yari afite akaporoje, nawe yari afite agaporoje bita ubaka u Rwanda. Ubaka u Rwanda yari agaporoje gafasha abantu bo mu muhanda, twebwe yatwinjijemo turi nk'abana nka 3, yafashaga b'imfubyi batagira epfo na ruguru, batagira se na nyina, ndetse n'umuryango muri rusange, nk'uko ari nayo mateka twari tunafite n'ubu ngubu ariyo tukigenderaho, yuko nta muryango dufite. Atwakira muri ubwo buryo nyine, ariko dushyira mu bana bo mu muhanda, natwe dutangira dufashwa muri ubwo buryo, twiga muri ubwo buryo, ndinda ndangiza segonderi muri ubwo buryo, ari uwo muntu ugufashije. Ariko ugasanga nyine icyo gihe nari mfite abasiponsa 3, ariko ntabwo nari mbazi. Wandikaga impapuro 3 ukabandikiraho, akaza kuzuzaho amazina akabyohereza cyane, na email nazo twari tuzi. Nuko nize, nuko Imana mutiyemo ukabasha kujya kwiga. Nuko nize. Hanyuma ubwo wasoje? Nashoje muri 2016 segonderi. Nibwo nashoje ishuri muri segonderi. Nyuma yaho bigenda bite? Nyuma yaho nkomeza ubuzima busanzwe bwo hanze, bwo gushakisha imirimo, nibwo yagerageje kubura nyine, biba ngombwa yuko nongera nisanga n'ubundi muri iki, niyo nisanze n'ubundi muri bwa buzima bundi bubi bwo kutaba wabona amafaranga yo gukodesha kandi wararangije ishuri, buri kumva, kugeza naho njya gucumbika. Narabigaragaje nyine mu kiganiro najyanye na Sabe, nageze aho njya gucumbika mu ishuri rya garidiyeni, bakigiramo ku manywa, nimugoroba nkakubura ivumbi, nkakuba n'intebe, nkasasa akamatera nkiryamye, ko cyane we n'akamatera nari mfite kari akamatera ka segonderi ko muri Enjeri. Ni muri ubwo buryo nyine byabaye, nabayemo imyaka 2, nabayemo igihe kitari gito. Ni naho kubera ubuzima nari ndimo bwari bubi cyane, ni naho naje kwandura indwara y'amafekisiyo aterwa n'umwanda, kuryama habi, ibiryo bibi, ko nimba uri muri ubwo buzima ntabwo buba bukwemera no kuba warya neza. Burya twa dushyimbo tw'ijana twa mitiyu, nimba utuzi, cyangwa ikirayi cya senkani kimwe gikasemo 2, ni muri ubwo buryo nyine. Ni muri ubwo buryo.
ni muri ubwo buryo nyine nibyo twaryaga kandi biriya biryo rimwe na rimwe sometimes usanga rimwe na rimwe hari igihe bitaba bisukuye bitewe n'aho ubiririye. Niho naje kwandura amafection nyine aterwa n'umwanda noneho ndapfa no kugenda biranga ndi mu ishuri ndavuga ati noneho ngiye gupfa urw'imbwa. watabaho n'iki? natabawe n'icyo bita burya Imana. Umunyarwanda yaravuze ngo irebera imbwa ntivumbye. Njye numvaga ko ngiye gupfa urw'imbwa ariko Imana igira ute nimba ari ukuntiza imbaraga. Nicyo nasabye imbaraga nijoro narasinze cyane ndavuga ati Imana uko ugendera abandi nanjye ntunsige, uko ugendera abandi nanjye ntunsige, umva rero n'izi imbaraga zo kujya kwa muganga. Mu gitondo naje kubyuka numva akagufu karimo ariko genda nsukuma ngenda naka wari nyiri ishuri iryo nabagamo mwaka amafaranga navuga ati ndapfuye abona ururimi n'ururi kuva mu kanwa abona napfuye byarangiye mpita njya kwivuza njya ku gaposte de sante hariya mu Muhima bita niba kabe bagi ni poste de sante iri ku Muhima. Ni agaposte de sante kari mu Muhima gutya gafresheri. Niko nagiye kwivurizaho banyandikira n'inshinge kuko nari nagize amafection aterwa n'umwanda ngifite n'ubushyuhe bwinshi umuriro uri kujya hejuru cyane banyandikira inshinge nkazajya kwiteza inshinge buri munsi. Kubera iki? Ubuzima nari ndimo ntibwanyemeraga kuba nagira uti narya neza cyoza kwambara aho narambaraga n'ubu urabibona nabaga nanabwiriwe ariko kwambara mwambara neza kugira ngo utansomamo ibibazo. Si byiza yuko umuntu nyine ahantu hose ageze gusomamo uko ugize ute ukuri, bishaka kuvuga yuko iteka ryose uba ugomba guharanira ukabaho neza kandi ugaharanira kugira iki kutaba wasomwamo yuko ubabaye cyane. Nanjye ibyo narabiharaniraga cyane nubwo nari ndi mu buzima bubi nambaraga neza ngakuba style nabura nyuma yo kuva se aho ngaho no kurwara n'ubwo burwayi cyo numva cyo ntabwo babashije gukomeza université ntabwo nari kwitekereza gusa icyo nasabaga Imana cyane ni ukungabanyiriza umusonga niyo nabona akazi navuga ati Imana ingabanyirije umusonga. Nicyo kintu natekerezaga muri kirya gihe. Nacyo wasabaga? Byaje no gutinda naje kugira iki naje gusenga Imana njya ku musozi ndasenga bitewe na situation nari ndimo kurwaragurika cyane kubura ibyo kurya kubura aho kuryama kuba mu ishuri. Naje gusenga Imana cyane nkazamuka n'imisozi zabanguka ngo tabare izi nkazijyaho hariya mu Kigali nkagenda nkakata nkagenda hariya kuri hariya Kicukiro umusozi wabawita Kida nawo bawusengeraho Samuduha nawo nkajyaho nkajya gusenga ariko mbohoza mvuga ati Mana uko ugendera abandi nanjye ntusige nanjye ndemera imirimo ngira uti nanjye mbeho ngira ubuzima. Ni ukuvuga ngo kugeza ubu ndakishijwe rwose ndakishijwe namwakira muri 2012 icyo nemera aho Imana haba byose kuko naje gusanga yuko ntacyo kuwizera Imana ntacyo bisaba ngo kuko naje no gusenga muri icyo gihe ndasenga mbohoza mvugira Imana ati Mana igira icyo ukora ariko Imana naje kuyibona naje kubona akazi nanashima n'Imana cyane yuko ako kazi kankuyeho byari bikomeye. Naje kubona akazi mbona akazi ko mu rugo ndavata uraruhutse ndabati ngiye kuzambona aho ndya mbona aho ryama mwoga nkaryama ku buntu ndavata ubwo uri kumva nanjye ubwo byaranshimishije muri icyo gihe narashimye ndanashima Imana cyane ndavata Imana urakoze kubw'ibi. Nabwo nari naraje sibone n'akandi kazi nari narakoze
nongera Imana ni nako kazi ka mbere, noneho ngiye kurya nkanaryama nkanoga amazi nayishyujwe noneho nkanahembwa umushahara ukandikwa. Icyo gihe bamendaga 40. yewe nyamara kari ako ngako narimbuye umuzungu. rwose. Ubwo ni muri ubwo buryo nyine Imana yaje kubikora, ndagenda ndagakora. Gusa aho burya ngo isuka inshyashya ngo itera imibavu kuko ari ubwa mbere nari ngakoze kabanje karancanga. Ukwezi kumwe nari naragitse umugongo. Kubera iki? Kubera kutakamenyera ubwa mbere ugakoze, noneho guhora ununamye uri gufura, uri guteka, uri koza ibyombo, iyo twa turi mu nyine two mu rugo nawe uratuzi. Ariko Imana yaje nyine naje kugira ngo ndamenyera kugeza aho akazi gatumika nyine mbona ibintu biri kugenda neza. Ntangira ndisiga nk'abandi uruvuta nanjye rongeraho. tugarutse se urugendo rwawe rw'ubuzima, ndumva ntabwo byari byoroshye, ariko byibura hari icyagiye kigira, byagiye bihinduka. ndifuza kukubaza muri ubu buzima wanyuzemo bumeze gutyo yaririye, ntacyo wibwiraga kuba udafite inkomoko wumve washaka kwishakisha nkumva bibi? Gusa aho muri byose ntabwo umuntu agira aba satisfied muri byose. Ushaka kuba uri guhembwa unaryama unarya unakira iki, ukumva yuko ni ibintu basic n'ibyo bikenewe cyane, ariko mu bigaragara byose ntabwo byose biba biri satisfied, ntabwo biba byuzuye kugira ngo umuntu abe yumva yanyuzwe. Iteka ryose nta gihe n'iki na kimwe nigeze ntekereza ku muryango. Guhera nkiri umwana, guhera niga primaire nkayirangiza, nkajya secondaire nkayirangiza, kugeza no mu kazi, ntabwo nigeze nibagirwa yuko nafite umuryango. Iteka ryose biba bigukomanga cyane cyane, wumva ufite igishika cyo gushaka kumenya umuryango wawe. Niyo mpamvu iteka ryose ahantu hose nabaga ntabwo nibagirwaga abana twabanye mu bigo, n'ubu ngubu turacyavugana kugira ngo batanyibagiza iteka aho naturutse cyangwa n'uwo ndiwe. Niyo mpamvu iteka ryose iyo mbibutse bintera gukora cyane kugira ngo ngire ute nkomeze nshakishe. Bituma nacika intege mu gushakisha, ko naje gusanga yuko ntabwo ari ibintu byo guterera aho ngaho ngo umuntu arekeraho. urabizi byonyine buriya bupfubyi twagize ntabwo ari ubupfubyi bunoroshye, kandi wavuga ngo ufite nyogosenge, ufite so wanyu, ufite nyokoromi, ufite wajya muri wajya mushiki wawe, ni ukuvuga ngo hari ubwo ugera muri situwasiyo ukavuga ngo noneho aha ngaha iyo ngira uyu muntu bimubwire gutya. Ibi njya bikubaho cyane cyane iyo haje ibibazo by'uburwayi bihita byimarika. Yaba hari mama mba ngize ute abanjyanye kwa muganga, yaba ari mukuru wanjye basaba nsindagije akanjyana kwa muganga. Iteka ryose iyo hari ibibazo bikomeye cyane utekereza cyane ku muryango, cyane ugahita utekereza ku muryango. Kubera iki? Ubuzima bwa buri munsi burya kuba udafite umuryango ni nko kuba mu isi ya wenyine, ni nko kuba wagufata akakunaga mu ishyamba. Umuntu iyo adafite umuryango nyine cyane abantu bamuhora iruhande cyangwa banamusuhuza, banamumwifuriza basi umugoroba mwiza, igitondo cyiza, wenda ari nk'abantu bari closed kuri we. Iteka ryose uri kumva ahora mu bintu bimeze nk'ibikomere. n'ubundi bikomere bigombye kuba bukuru. Ni muri ubwo buryo nyine nanjye ntabwo ibyo bintu byaburaga, n'ubu nabwo biraza, ariko iyo wamenye Imana ukamenya Kristo nabyo bikugabanyiriza umusonga. Ariko ntabwo bibura yuko ako kantu katagira uti katazi, karaza
tukihangana nko muri byose tubeshejweho no kwihangana, tubeshejweho no kwizera no kwihangana, kuko udafite ukwihangana nkeka yuko nta hantu naho wagera udafite kwihangana, nta hantu byakugeza. hanyuma se ubu kare hari ikintu ugeze gukomozaho abana abo twarera mu rugo, umuntu w'imyirondoro yacu asa n'uwayirigishije, wenda se ubyinjiramo cyane, ariko se abo bana murabonana? Abo bana mujya mubonana cyane, turabonana cyane kuko nyine hari gurupe duhuriramo nk'abana twabanye mu kigo, abo twatangiranye ikigo bwa mbere ninjye nyigera mu kigo, hari gurupe duhuriramo yo kuri WhatsApp, nyine nagize n'amahirwe yo kuyiyobora, uri kumva bamwe namwe ngiye mbazi, turahura nyine tukaganira, ariko cyane ntabwo tuvuga cyane ku bijyanye n'imiryango, kuri rimwe na rimwe hagiye abantu bakira bitandukanye bitewe n'ibikomere, ushaka kuvuga ku by'imiryango ugasanga undi byaramurenze, ugasanga umubano bibi, tuba duhumurizanya gusa, dukomezanya gusa, dutegereje Imana ko ariyo izabikora gusa, ni muri ubwo buryo nyine. rwose iyo ubitegereje ubona ubuzima bwabo buri ku murongo, nta bikomere n'ibindi. Abana cyane ho abana b'imfubyi bahura n'ibizazane, abakobwa usanga guhita ashaka cyane yihutse kugira ngo basi agire adresi, agapfa kwiyahura nko ku mugabo. Abahungu nabo ugasanga rimwe na rimwe abaye mayibo bagiye mu muhanda na kore n'iki, ibyo byabayeho cyane, hari abana twabanye nabo bagiye mu mihanda. Abenshi nyine kenshi cyane kwakira ikintu abantu babyakira bitandukanye. Ntabwo ari ikintu cyoroshye, ntabwo ari ikintu wabona umuntu wese aracyakira. Natwe kubivuga ni ubuntu twagiriwe n'Imana, umuntu aba asa nkaho hari aho yabishyize ahantu, ariko hari abananiwe kubyakira cyane. hanyuma samwe ubuse ubuzima buhagaze gute muri rusange, ubu buhagaze hehe kugira ngo Ubuzima sinavuga ko ari neza, kuko sinavuga yuko ibintu byose muri rusange byose mbibona, ariko mu bundi buzima busanzwe ntago navuga yuko ari bubi cyane. Burya umuntu yaramutse atarwaye afite ubuzima, ibyo byose abishima Imana. Gusa sinavuga ko ubuzima bwose bumeze neza, kuko hari n'icyo ushaka ukakibura, hari n'icyo utakigezaho kugeza kuri izi saha, hari icyo utakigezaho. mbega n'abafite ababyeyi hari ibyo bavuga, ntabwo wese ubundi ikibazo ngemba mvuga ko abantu bagize ni ukutamenya inkomoko yabo, ariko n'abafite ababyeyi bafite ibyo bavuga. N'abafite ababyeyi bagira icyo babura, ariko cyane iyo umufite ukamenya basi ko ari cyo mwabuze mwese mukakiburira hamwe, nabwo iyo umureba nabyo birakunezeza. Burya kutagira umubyeyi ni ikintu cy'igikomere cyane, noneho ugasanga kenshi cyane iyo ushaka nk'amakuru cyane yo gushaka kumenya umubyeyi nko kurya turi imfubyi, wenda ngewe nsubiye inyuma ho gatoya, kuri uwo muntu watureraga mu kigo n'ubu aracyari, abikaduha ku Gikongoro. Nagerageje uko nshoboye kose kugira ngo mukureho information cyangwa amakuru yanjye andanga, tunavuganira hamwe n'abandi bana twabanye, kugira ngo aduhereze amakuru cyangwa amafishi cyangwa ikintu cyaranga umwana. Ibyo byose yanze kubyerekana, narateze ngenge ikaduha, twaranabivuganyeho mbere, ngezeyo ahita ambwira ati nje mbutungiye nta makuru yagaragaza, kandi mu bigaragara byo nge yarambwiye ati amakuru yanjye yose, information yanjye yose arayifite, aho abo banzanye mu kigo basize banditse arahafite, ariko sinzi impamvu nyine byamuteye icyo kintu kuba atagaragaza amakuru. n'abandi bana nuko bimeze, n'abandi bana ntabwo, hari abatabafite,
ariko kugeza kuri izi saha ngewe hafi 80% y'abana nasanze mu kigo abenshi bagiye mu miryango, ahubwo abaje nyuma yanjye, abaje nyuma narageze mu kigo nibo bantu bagifite ikibazo cy'imiryango, ariko abenshi nasanze mu kigo bagiye bataha bakajya mu miryango yabo se, bakajya mu miryango yabo bagiye bayibona. Bivuga yuko abana yakiraga mbere ya za 94 kugeza muri 97, abenshi bose yabaga afiteho nosiyo y'aho baturutse n'ababazanye. Nanjye ni muri ubwo buryo rero, kuko naje muri iyo myaka, niyo mpamvu navuze ati nanjye nanyereke aho nagize uti aho naturutse, basi nkoresheje ku byo banditse, ku makuru afite mu bitabo yabanzanye, yaba ari uwo mukozi wa minisiteri aho yanditse, ndetse n'uwanderaga aho yanditse, aho yankuye n'imyirondoro ye yose, kuko byamfasha kuba nabasha gushakisha ngendeye kuri ayo makuru nahawe. Nafasha abantu kuko icyo abantu bifuza no kumenya inkomoko yabo, ntumva nta kindi. Rero ndumva turi kugana ku musozo. Navuga ngo se nta hantu na hamwe wigeze, uretse kuba waragiye gutanga ikiganiro ku Isimbi, nta handi wigeze ushakishiriza umuryango wawe? Mu bigaragara byose nta handi, kuko ubuzima bwanjye bwose nabubaye mu kigo. Ntabwo nafata ngo ndamagurutse hano ngo ngiye gushakirishiriza Kayonza cyangwa Kicukiro, ntazi aho navukiye, ntazi agace, ntazi akarere. Kugeza kuri izi saha amazina nagiye mu kigo nitwa, bambwiye yuko na nyiri ikigo yambwiye yuko atahindutse, ni amazina naje nitwa. Nitwa Samuel Uwikunda Samuel. Ni izina nagiye mu kigo, icyo kigo cya mbere nabayeho muri 1990 kangahe, niyo mazina agiye nitwa. Nubwo nagezemo bahita bampindurira izina, nabwo nitwa izina ry'Abayisilamu, batanyita Mustafa, ariko nakomeje n'ubundi nitwa Uwikunda Samuel Mustafa, kugira ngo bitazacanga umwirondoro wanjye ku mazina naje nitwa. Kuko niyo mubaje no kuri telefone, kuko ngerageza kuvugana nawe wari uyoboye icyo kigo, ambwira yuko amazina yanjye atahindutse. Navuga ati se bimenya gute, kandi ambwira yuko ngo ngewe natoraguwe. Rimwe na rimwe ajya tubeshya akatubwira ubuhamya, akatubwira ati we watoraguwe mu Gatenga, akongera ejo bundi akaguhamagara akavuga ati watoraguwe mu Kanogo, akongera akakubwira ati watoraguwe Kicukiro mu mpunzi zari ziri kujyayo ngo bazikandagira, ngo zihuta wari uruhinja bagukandagira. Nyine atubwira ibintu byinshi bitandukanye, ariko igihe kinini kuri ngewe ku ruhare rwanjye ntabwo mbihereza agaciro cyane, kuko hari n'undi mwana yigeze abwira yuko ababyeyi be bari interahamwe, bicaga, bamaze imiryango y'abandi, bamaze imiryango nyine muri rusange. Ariko umwana ageze gutya agiye iwabo, abonye umuryango, asanga iwabo bose barabishe, ahubwo asanga iwabo barabishe, asigaranye nyirasenge we gusa, kandi nawe udafite ubushobozi. Bari abana bagera muri 4-5 babaga mu kigo bavukanye, ariko yababwiraga, yabahezaga ubuhamya buvuga yuko ise na ba nyina papa we yishe, yari interahamwe, ariko yaza gusanga iwabo agasanga bose barabishe, aho kuva agasanga umuryango wose barawumaze. Buri kumva ni ikibazo gitandukanye. Niyo mpamvu iteka ryose amakuru yamerezaga no mu kigo, ndetse n'izi saha ayama ntabwo nyaha agaciro, ngema agaciro cyane aho banyanditse nza mu kigo. Ubundi nibyo bizamfasha no gushakisha cyangwa no kuba nashakisha umuryango wo kugeza kuri izi saha. Abanzanye banditse imyirondoro yabo, bavuga n'umwana bazanye, wenda banagaragaza naho bamukuye.
nibyo bintu byamfasha guhita nshakisha, kuko kugeza kuri izi saa sinamenya aho nshakishiriza bitewe n'iki, nuko ntaho nzi nta information mafite. reka dusoze, reka tugere ku musozo. Navuga ngo abakurikirana The Reality bazatubwira, uzareba bashyira komenti hariya hasi kugira ngo barayibona. Hariho na nimero zacu, babasha kutwandikira kuri WhatsApp batwandikira. Wabona rero hari ubuhamya bwawe Wikunda Samuel, hari icyo Cyangwa ubwiye cyangwa se anamuzi mu by'ukuri yamufasha. Abantu rero bajye bakurikirana ibiganiro byacu kandi banabisharinge bigere kure, kugira ngo mu by'ukuri tubashe gufashanya. Nta kindi kintu badufasha twatanga, rwose, ariko badufashe amakuru, ikintu cya mbere ni amakuru. cyane. Iyo ubuhamya bw'umuntu bwagiye ahagaragara, abantu bakugushakisha bakareba ko hari icyo bageraho. Ndabishimiye rero kuba witabiriye ubutumire bwacu kandi wakoze. Murakoze cyane Claudine.